Iyi ni Intwari RTV1, radiyo yanyu, televiziyo yanyu. Turabakunda cyane. Inshuti z'Intwari RTV1, uyu munsi twagize uruzinduko benshi mutamenyereye. Twaje kuri Jomo Kenyatta Airport, aho twaje tuzanye n'abakozi b'Imana wenda se benshi bazi cyangwa se mutanazi, ariko impamvu uruzinduko rwacu niyo tugiye kuvuga. Rero abantu bakoze subscribe, turakomeza kubashishikariza kugira ngo mukomeze murebe ibintu byacu, kuko twiyemeje kutazabicisha irungu. Ikindi kandi abatarakora subscribe, please musubscribing, musharing ibiganiro byacu kugira ngo bigere henshi. Ikindi kandi isezerano ryarindi nuko tubana mu bintu byose dukora. Rero uyu munsi dufite abakozi b'Imana bari imbere yacu, ndagira ngo tuje kubasuhuza ndetse batwibwira, hanyuma tubabaze impamvu bari hano, kuko aha turi ni Jomo Kenyatta Airport. Mwaramutse mukozi w'Imana? Mwaramutseho neza. Ninde tuvugana? Bavugana na Mutegetsi, perezida w'abanyamasengesho ba Jerusalem. Yego. Mushumba uraho neza? Ndaho neza. Turavugana nande? Turavugana na Iriose Joseph, umushumba w'itorero rya Jerusalem Gospel International Church muri Kenya, ahitwa Gidurayi 45. Asante cyane. Umukozi w'Imana wundi witwa nde? Nyamajana. Uri hano kandi? Jewe. Umunyamasengesho. Asante cyane. Nk'uko mwabyumviye, aba ni abakozi b'Imana, bose babarizwa mu ikanisa rya Jerusalem Gospel International Church. Gospel International Church ribarizwa muri Kenya, ahitwa Gidurayi 45. Kubera iki muri hano mushumba? Hano twazanywe n'impamvu imwe, twateguye igiterane, hanyuma dutekereza gutumira umukozi w'Imana Apostle Sostene. Yego. Serukiza guturuka i Kigali. Iyo twaje guteka. Yego. Igiterane kiri butangire uyu munsi mu saa 9, ikazasuza ku cyumweru nimugoroba. Asante cyane. Uyu mukutano woba ugamije iki kugira ngo abantu benshi bumve insanganyamatsiko y'igiterane? Okay, insanganyamatsiko y'igiterane ubundi sinovuga ngo ntagikomeye kirimo kandi kirimo, ariko cyane cyane ni impamvu ni ijambo ry'Imana gikangura cyangwa se revive ubuzutse. Mu ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yesaya ibice 62 umurongo wa 6 havuga hejuru y'abarinzi. Yego. Iyo niyo nsanganyamatsiko, kuko igiterane cyateguwe n'abanyamasengesho b'itorero, none bategura iryo jambo, rero niyo nsanganyamatsiko y'igiterane. Asante cyane. Murumva ko insanganyamatsiko ni ijambo rivuga ku bubyutse. Hanyuma pastor, kubera iki iryo jambo ryo mwahisemo? Kubera iki umushumba Apostle Sostene ari we mwahisemo? Impamvu twahisemo iryo jambo, okay, urabona muri kino gihe abantu ko barasenga kandi ko barasenga cyane. Yego. Ariko kandi buriya hari igihe witegereza ukabona hari igihe biri ngombwa ko mwiga isomo runaka. Yego. Rero twahisemo iryo jambo ko twabonye ko ryo riri ngombwa muri kino gihe iwacu, ndetse n'abandi bazaturukana hirya no hino. Kandi duhitamwo umukozi w'Imana, intumwa y'Imana Apostle Sostene,
kuko turabizi neza ko Imana imuhagurukije kandi arimwo avuga ijambo ryuzuye ubwenge ndetse n'umwuka we. Tekereza ko ari we tugomba kubana muri iyi minsi y'igiterane akatuganiriza ijambo ry'Imana hejuru y'ububyutse. Ububyutse buzabu abantu baza bakibubyutse ndetse n'uburyo kibabungabunga kugira ngo bukomeze burambe muri bo. Asante cyane. Rero twamutumiye nk'umuntu tuzi w'inararibonye kandi umukozi w'Imana mwiza w'umwizerwa mu ijambo ry'Imana. Pastor, ku bantu benshi bamaze iminsi mu gakiza habaho amaperiyode cyangwa se ama-event maze agenda abaho, ugasanga ngo mu mwaka runaka habaye ububyutse, bakongera kandi bakavuga ngo nyuma y'ikindi gihe runaka habaye ububyutse. Kubera iki hatabaho ububyutse buhoraho? Niki waba ugiye kubwira abantu ahari se nyuma yo kubwira abantu gukanguka aho wenda ntibazongera bagasinzira? Okay, niyo mpamvu nari kubwiye ko umutumirwa dufite uje kutuganira hejuru y'ububyutse. Ubuzuke buturuka he, babwakira gute cyangwa se babubungabunga gute kugira ngo babugumane. Mpamvu rero hazagenda bakwakira ububyutse, ikindi gihe wenda abantu bagasa naho bagiye basa naho badakomeje muri za mbaraga. Okay, isi ni kwiteye. Isi ni kwiteye. Aho kwa mavuga ngo ahora yuzuye iteka mu by'umwuka kubera ko abantu bagiye baba mu isi kandi isi igiye igira ama challenge menshi. Rero iyo ibihe by'isi bigeze ku muntu rimwe na rimwe bituma asa n'ucogoyeho cyangwa se asubiye avuye wenda muri mudu y'imbaraga z'umwuka wera yari arimo, bitavuze ngo yaguye ariko kandi atamba komereje muri za mbaraga. Rero dutekereza ko tugomba kuriganiraho noneho cyane tukaganira ni gute umuntu yosiga mu buzuke yahawe wenda akabukoresha igihe kirekire cyangwa se akabana nabwo iteka ryose. Rero twahisemo ko umwarimu wacu agomba kuba Apostle ngo atuganirire ibyo kuko tuzi ko mu muhamagaro we aho niho hantu cyane Imana yamufatiye mu bijyanye na revival, mbese n'umwarimu wa revival ahantu henshi. Pastor, muri yumva gute uyu munsi mwiza abantu bari bategerezanye amatsiko menshi cyane mugiye kwakira umukozi w'Imana Apostle Serukiza Sostene uyu munsi kuba umukutano uri butangire? Ko murabyumva gute cyangwa se akakanya mugiye kumwakira? Turumva dufite tuzi ibyishimo byinshi cyane kuba tugiye kwakira umugaragu w'Imana Apostle. By'ukuri uyu munsi tugiye gutangira turumva dufite ibyishimo byinshi kuba tugiye kubana nawe mu gihe cy'iminsi 4, tubana amasaha yose y'iyo minsi 4. Tumva tubyishimiye cyane cyane kabisa ku buryo twumva ko hari ibyo tuzasigarana mu buryo bw'ijambo ry'Imana mu buryo bw'ihambaye muri uru rugendo. Rero twumva tunezerewe cyane kuba tugiye kumwakira. Uratekereza ko hari umwihariko iki giterane kizagira wenda hari uzaba utandukanye n'ibindi biterane byabaye? Okay, tekereza ko hari itandukaniro kubera ko kuko tubivuze n'umwarimu mwiza. Umwarimu mwiza uzi gusobanura ijambo ry'Imana kandi cyane, kandi tuzatugira amateraniro ya revival y'imigoroba y'ububyutse, ariko kandi mbere ya mu gitondo, mbese mu gitondo ava midi hariho inyigisho za seminaire. Tukaba dushishikariza abantu kwitabira cyane kandi bakazitwaza n'ibitabo tukandika kubera ko tuzi ko dufite umwarimu mwiza usobanura isomo neza. Rero duhaye kaza abantu bose kugira ngo bazaza tubane mu ijambo ry'Imana. Rero turazi neza ko hari icyo Imana izakora mu mitima yacu cyangwa se mu mitima y'abazaterana bose aho umukozi w'Imana azabwiriza. Reka nguhe umwanya muto utumira abantu wumva bose ushobora gutumira, haba online cyangwa se abari hafi mu karere. Duhereye muri Gidurayi turabibutsa ko twabahaye ubutumire kandi barabizi, ariko twongeye kubibutsa ko umunsi nyirizina twabatumiye ari uyu munsi saa 9 nibwo turi buze gutangira igiterane. Hanyuma rero nanone no hanze ya Gidurayi uturere twa Nairobi, Kasarani n'ahandi hose abantu bose baza kubona
ubutumire cyangwa se babonye ubutumire babonye afishe tubaye kaze ngo bazaze tubane mu ijambo ry'Imana ndetse n'abandi bari hirya no hino ku mugabane kandi ku isi ubu hari abatangiye kutwaka amalinke bari muri Congo bari Burundi bari hirya no hino ku isi reka tubabwire ngo bazabe hafi yacu cyane tuzabasha gusangira ijambo ry'Imana dutumiye abo tubana mu karere abo tubana muri Kenya n'abo tubana hirya no hino tuzosangira ijambo ry'Imana biciye ku koranabuhanga. Abazakenera gukurikirana uyu mukutano bari hanze ya Kenya cyangwa se bari kuri Gidurayi bazawusanga ku yihe cano? Hari cano y'itorero yitwa Jerusalem Gospel TV. Iyo cano rero ibihari buri gihe tekereza ko aho aniho bazasanga amateraniro yacu niho tuzabaza kujyanira amateraniro yacu yose. Yego. Asante, reka twumve Perezida Kanyiri gutegura umukutano wenda hari nubwo atabyikorera wenyine n'ubundi habakene uburenganzira bw'umushumba. Perezida urumva gute uyu munsi ko wageze? Uyu munsi dufite ibyishimo byinshi by'umwihariko kuko tugiye kubana n'umushitsi udasanzwe cyane abantu badasanzwe bamenyereye muri Kenya. Ushobora kuba wenda aje ingenzi zitari nyinshi. Hanyuma rero imitima yacu yuzuye ibyishimo kubana nawe kandi twiteguye kumva icyo Imana izashyira ku mutima we kugira ngo akidusangize. Yego. Murakoze cyane. Niki wabwira abantu batarakizwa cyangwa se abantu bafite ibibazo hano hanze cyane ko abanyamasengesho bakora henshi? Abantu batarakizwa cyangwa bafite izindi challenges zisanzwe z'ubuzima, ubundi Bibiliya irimo amakuru yose dukeneye kugira ngo tube twokizwa cyangwa dukeneye mu rugenzi ruja mu ijuru. Ndetse n'ubu buzima busanzwe Bibiliya irimo amakuru menshi. Birashoboka ko rimwe na rimwe abantu iyo utarakizwa udashobora kubona umwanya wo kwisoma, ariko turakuraritse kugira ngo tuzobane mu ijambo ry'Imana hamwe n'abashitsi dufite muri iki giterane kugira ngo bizagufashe. Ushobora kukuzanira wenda izindi ntego zikaguha izindi ntego zo kumva ko hari ikintu ushobora guhinduka. Murakoze cyane. Umukozi w'Imana Apostle Sostene niki kuri wewe? Umukozi w'Imana Apostle Sostene kuri njewe numva hari ikindi kintu gishasha nzagabana ntari nsanganywe kubera ko ni umukozi w'Imana udasanzwe. Ari mu bantu bakiriye revival, bakiriye ubujutse kandi abutindamo kugeza n'uyu munsi aracyaburimo. Numva ko muri we hari icyo nzogabana kandi kinini cyane. Asante cyane. Yego. Benshi bamukundira indirimbo yaririmbye, abandi bakamukundira inyigisho ze nziza cyane n'amavuta Imana yamuhaye mu kurivuga. Hanyuma se birashoboka ko yazanyuzamo n'umwanya wo kuririmba akaba nyiri gutegura igiterane mwarabitekereje? Cyane rwose. Cyane rwose indirimbo ze zafashije imitima y'abantu kandi zaririmbwe. Ndatekereza ko ashobora kuba ari mu bantu batangiye gusohora indirimbo mbere y'abandi. Indirimbo zifasha abantu, zikiza abantu, hari abazumvishije barakizwa. Hagati mu giterane rero ashobora kuzabona umwanya munini wo kuririmba no kudusangiza ikindi kintu yumva kiri ku mutima we cyamugiriye akamaro natwe kazatugirira akamaro. Asante cyane. Murakoze cyane. Reka mbazanye amajana ijambo rimwe gusa nkabakina mama. Uyu mukutano urabona gute? Niki mwiteze? Umukutano usanzwe tuza kwakira ibintu byinshi kubera ko twatumiye umukozi w'Imana udasanzwe. Rero turabyiteze ibintu byinshi cyane bizatugirira akamaro mu buzima bwacu. Murakoze cyane, reka dukomeze tubashimire n'abadukurikirana abari hafi rwose, dukomeza kubararika kugira ngo timukabure muri uyu mukutano. Ni umukutano uteguye neza, uzaba urimo ibyiza Imana yaduteguriye binyuze mu bakozi b'Imana. Reka tubifurize umugisha n'amahoro w'Imana. Murakoze cyane, murakoze cyane. Asante cyane.
kuko twababwiye rero twari dutegereje umukozi w'Imana Apostle, reka ngarukira aho ngaho, wenda andi mazina araza kuyabibwirira. Rero aka kanya muramubona kuri screen za kamera zacu, yabashije kuhagera. Rero reka tubashe kumuha ikaze. Mwiriwe neza mukozi w'Imana. Mwiriwe neza, muraho? Amahoro amahoro, mumeze gute? Murumva gute mwageze muri Kenya? Turi amahoro, turashima Imana. Tugeze Nairobi amahoro, ndumva hameze neza, nta n'imbeho. Mugira imbeho? Iki kirere wacakiriye gute? Kimeze neza. Ubu kimeze neza kabisa. Ndumva ibintu biza kugenda neza. Hari itandukaniro uri kubona ugereranyije n'ibyo wari witeze numara kugera hano muri Kenya? Uko mpaheruka ndabona harahindutseho, hameze neza, urabona byarahindutse. N'indani nabibonye, bakiraga abantu batinze, abakozi ukabona ni bake, ariko ubu ni benshi, bakira abantu byihuse, bafite serivisi nziza wagira ngo ni nk'iwacu i Kigali. Yego. Urabizi ko bose barimo kwigira iri iwanyu hakurya? Niyo nkibibona ko rwose hari ibyo bize, bakunze kuza i Kigali kugira ibyo biga, ariko nabibonye byarahindutse pe, bidahuye n'uko byahoraga. Asante cyane, turakwishimiye. Murakoze cyane, twishimiye kuhagera. Ninde tuvugana ku batakuzi? Yitwa Serukiza Sosteni, abandi umu aposo w'amatorero ya Gerizo Ndezame, i Kigali niho nturutse. Abantu benshi bari bakumenyereye Burundi, ubu ngubu ni mu Rwanda usigaye uherereye honyine? Hose ndahakorera, ariko ubu basigaye ndi Kigali, ariho ndi gukorera mu Rwanda. Yego. Kubera iki uri hano i Nairobi? I Nairobi natume hari igiterane gihari, kiri butangire guhera uyu munsi. Nta kindi twaje kota umuriro w'Imana. Ni ukota umuriro, ni ukwenyegeza, ni ugucanira. Ubutumwa bwa nyuma busigaye aho isi igeze ni ububyutse. Nta n'irindi sezerano dutegereje. Ni iry'ububyutse rigakurikirwa no kugaruka kwa Yesu, nimba ataragaruka nuko ububyutse butarakwira. Ubwo rero nibwo butuzanye i Nairobi, ni nabyo Imana yadutumye. Kenshi ababizi, ndira n'imyaka njye nasengewe kuba intumwa, nasengewe n'Abanyakenya n'Abanya-Australia n'abandi, ariko njye bansengeye nk'intumwa y'ububyutse, kubera ko aricyo twumvaga ko aricyo kirere itorero rigiye kwinjiramo. Ubwo rero niba tuje kuba ari ugerageza kwenyegeza ngo turebe ko itorero ryinjira aho hantu, tubikoza ahandi, ariko iyi turo ni Nairobi. Yego, ikaze cyane, kandi turabashimira ku murimo mwiza muje gukora hano. Twifuza ko n'Imana yarushirizaho gukomeza kubasiga amavuta kugira ngo abantu babyumve cyane kandi impinduka zibi. Hanyuma ijambo wariteguye bingana gute? Abantu bitegura iki? Ijambo ntawe umenya uko ritegura, ukwiye gusa gusaba Yesu ngo muzane we muri kumwe mu giterane. Iyo ahari, ibyo yikorera n'ibyo birenze uko abantu babitekereza. Ariko icyo nzi ni kimwe, nta hantu ndajya na hamwe mu ivugabutumwa ntabanje kubisabira Imana ngo inyemerere ko igihari ico. Ni kenshi Kenya bagiye bambwira, kenshi banyemvita pe, amatorero menshi cyane, ariko ntabwo byari bwakunda. Igihe cy'Imana ni iki rero, iyo ivuze igihe cyageze duhita dukomerezaho. Ntabwo ari njye waje, ahubwo njye mperekeze Kristo. Yesu niwe mperekeje i Nairobi. Yego, ndibaza ibisigaye bizakurikira n'ibye, gusa aho bizabera ndi kumwe n'umupasiteri uhazi, niwe wamenya kuvuga hariho neza. Yego. Iki giterane gitangira uyu munsi kugeza ku cyumweru, cyaba giteguye gute? Abantu bacitegure mu buryo bumeze gute? Hari amasemineri, byaba bigabuye gute wenda hari kugira ngo byumvikane cyane? Porogaramu nabonye ihari ni uko hari amasemineri, hakaba n'ibiterane by'ububyutse by'umugoroba. Ubwo rero inyigisho ziba zikenewe ku banyamihamagaro n'abantu bashaka gukura. Iki kintu mu matorero ntibakizi. Buriya amatorero ajya gukura
yihata mu nyigisho. Hanyuma abashaka ububyutse bakaza mu biterane, harimo kubohoka, harimo gukanguka, harimo kwakira imbaraga, impano zikabyuka, harimo no gukira no kubohoka. Imigoroba nuko bimeze, ariko igitondo ni abashaka ubumenyi butuma bakura, butuma bamenya ibyo bagomba gukora. Naho umugoroba dukeneye gusurwa n'imbaraga zitubohora no kutwinjiza mu bubyutse. Ubwo numva ari uko biteguye. Mu gitondo hari ibihari, après-midi nyuma ya saa sita hakabaho ibindi umugoroba. Hari igihe usanga seminari za mu gitondo zitabirwa n'abateguye umukutano, ndavuga wenda nk'abanyamasengesho cyangwa se itsinda runaka, abantu bose bariyegerejwe muri iyo seminari. Ibya Kristo ntawe uhejwe muri byo rwose. Umuntu wese ushaka gukura ninde utabikeneye, umuntu wese ushaka kumenya ninde utabikeneye, umuntu wese ushaka kumenya impano n'umuhamagaro w'uburyo yabikora. Ibyo ni iby'abakristo bose. Hari abajya babireka ngo ni iby'abashumba, ni iby'abaki, ariko twaho tubikorera hose nta muntu n'umwe uba uhejwe kutabizamo. Ufite iyo nyota wese araza kandi bikamufasha. Uri gukora uyu munsi ashobora kuba ari nge, ariko uzakora ejo n'uwundi, kandi ashobora kuba atanabizi ko azabikora. Ariko iyo abashije gukurikira ibi bishobora kumuhishurira we ukuri, akamenya n'ibyo ahamagarirwa gukora. Mushumba, benshi bakuzi nk'umu apostle, ariko hari n'abandi benshi bagukunda indirimbo. Twitege ko uzaririmbira Imana muri iki giterane wajemo? Impano buriya zose ziravukana kandi zirakorana, uzitanga n'umwe. Nabonye biba byiza cyane ahantu henshi kunze kujya kubwiriza. No kuwa gatanu naraye mu Bangirikani, natunguwe nuko bambwira ati uzi impamvu tugushaka kenshi tugutumira, nuko ubwiriza uririmba ukabivanga. Rero iyo dufite ibihe bidasanzwe tuba dushaka kubivanga. Rero ubwo rero revive ububyutse ni ukuvanga impano zose zigakorana. Ari ukuririmba tuzabikora, ari ukubwiriza tuzabikora, ari ugusengera abarwayi tuzabikora. Impano zose Imana yaduhaye nta n'imwe itagomba gukora. Yego. Ijambo rimwe ku batarakizwa hanyuma tubashimire. Barakereje rwose. Imyaka 2000 birarengaho, ubutumwa bwiza bwaraje, utarabwakiriye aba yarakereje. Kandi nukwemukira. Ukizwa hari amahoro biguha, hari agaciro biguha, hari uburenganzira, hari n'ubudahangarwa biguha benshi batazi. Buriya umuntu udakijijwe hari ibyamubaho bidashobora kumbaho kubera ko nakijijwe. Hari ibyo nakiza atarakira, ubwo rero ntawe udakeneye gukira. Nabo turabatumiye rwose baze kwakira umwami Yesu ubaha amahoro, wanahindura n'ubuzima bwabo. Ndumva ari icyo nababwira. Hari abantu bumva wararika kugira ngo bazitabire uyu mukutano. Yego twarakuraritse, ariko se nawe hari urundi ruhare rwawe mu kurarika abantu bumva wakora? Singubeshya, ngewe nza Nairobi, ni Rwanda barabizi. Iyo ngiye mu giterane nkunda kubwira abantu maze imyaka 10 nimba ari ngira ngo ni 2. Iyo Imana impaye message bari itorero rya Kristo ryose, niyo ngiye hano manifuza ngo abantu bose bazi tuhahurire tuhabana. Ariko nyine ko bidakunda biba bisaba ngo hagire itorero ribitegura. Ariko nta torero aba ari adresse, ariko itorero ni rimwe mu gihugu. Ubwo rero umuntu wese uri muri Kenya, kandi abantu bo muri Kenya akunda kunyandikira bohereza ibyifuzo, nsengera kuri ibi, ndarwaye urubyaro, iyo bakurikira ubuhamya bwabo dusengera, ndaboshwe. Abo bose ndi Nairobi, noneho nibaze twibanire. Ari kubasengera tuzabasengera, ari ufite icyo ashaka ko tuvugana tuzakivugana kuri urwo rusengero aho bizabera. Ndifuza cyane no gutumira bene wacu, nabonye muri Kenya ari benshi. Mbonye uko ntaramana nabo byanezeza kurusha. Numva ko ari igihe cyabo, kandi hari message numva nabaha, impamvu ituma bari hano, n'icyo Imana ishaka ko bakora, n'icyo Imana ishaka kuzabakoramo. Numva nakiganira nabo bose. Umuntu wese utuye Nairobi
ubishoboye yashaka umwanya tukazabana muri iki giterane. Ndumva ubutumwa mfite nubwo abizera bose, ariko kandi cyane hagera kuri bene wacu batuye muri Kenya, numva bose nataramana nabo. Ndabiyegereje rwose, ni karibu baze tubane kandi bizaba ari umugisha. Asante cyane, murumva ko ni byiza, ni iby'igiciro cyane kuba twakiriye umukozi w'Imana. Rero reka dukomeze tubararike ku bwinshi kugira ngo muzaboneke, Imana ikora ibyayo. Reka tubashimire mukozi w'Imana. Murakoze cyane, turabashimiye namwe kubona uburyo mwaduteze, byadutunguye, kamera ibiki ntabyo twari tuzi ko bimeze gutyo. Mwakoze cyane. Asante cyane, mugire amahoro y'Imana. Murakoze.